abagiye Uganda barahari siko bimeze kandi ntibanagiciye aha arugo cyacitse se umwana w'umukobwa bita Fix aratubwiye ngo nicyaciwe kandi n'ubundi aracyakomeza mu buzima bwe azakomeza abacurangira abahereza imiziki noneho nabo kubera iki murimo kumuhatira kuvuga ngo niba yaratanze ibintu niba yarabitanze ko ari ibye ubundi mubishaka iki nta muntu wamuhatiye kubi Kevin Kadera yanyishyuye rwose ubu ni umuhanzi nemera buretse gato nkwereke du abafana bamwe nibambwira ngo berereka turaberereka abandi nibavuga ngo baga turabaga c'est la majorité qui compte ubu n'ubaho turakoresha majorité abantu kandi biterwa n'ugiye kubaga abagiye Uganda barahari siko bimeze shaka amafaranga ngahe kugira ngo ureke The Ben mu ese wowe ayo bataguhaye ninge bazayaha nukuri kw'Imana wo turayagushakira ni kukubwira ayo bataguhaye ninge bazayaha jyana nawe Gafrigisi karakara vuba nk'ubu niba bakabwiye ko wabivuze bukara yewe se ndibona bivugaho ndabizi Frigisi afite boyfriend ujye umunsi no minsi uretse ko yaramuretse ahita afata ahita ajya kwa Bwiza Frigisi bari basangiye umugabo na Bwiza Bwiza wa Claude yateretaga Flix oya pana Claude uravuze ngo Bwiza wa Claude none ngo pana Claude DJ Flix arahamagaye buretse gato Flix ni Jess Kizo wa mipanga icyogere mu nkuba umva turi live kuri Instagram mbabariruze na Dumba urumva tugiye guca amazina sawa ngiro kuri Instagram yanjye sawa ashobora kuba hagiye gukongoka ibintu ugiye gukora ntabwo ari byo je nguma nkubwira je hari iminsi imwe ukora ibintu nkakwibazaho nk'ibi bintu ugiye gukora ntabwo Dumba ntujya umbaga se njye nawe nkabona ko nanjye bitari bikwiye ko nanjye umbaga gutyo ariko iyo undi muntu agiye kugira utuntu yikorera nabimenye dore Brian nawe arimo aravuga ngo baga Brian ari muri comment arimo aravuga baga kandi Jihad no waza cyonguru Brian ari hehe uretse Brian ngo arimo arisekera gake shabyihorera Flix se ko narimo namubona DJ Flix nabwo namubona bro nakubwiye ibintu byose uvuga kuri The Ben birakureba ukubwira Dumba uri tayari kubyakira ndashaka kukwibutsa ko fata ku mavuta afunzwe umva nshaka kukwibutsa ko ndi umuhungu w'igikondo ngewe nk'umujyama wawe reka nkugire inama ugira inama ibyo bintu usaba urabusaba ariko umuntu uheruka kuvuga kuri The Ben mu buryo ushaka kumuvugaho buretse Flix aze Dumba ndi kukubwira ngo reka gutera ubwo imbwa yarashwe nakubwiye ngo reba super sexy ibintu yanditse nawe yanditse ati imbwa yarashwe Dumba nakubwiye ngo uri kumva none buriya mu bantu buriya bashobora no kugushuka ukagira ngo muri kumwe murimo murajyana ni umuntu bita super sexy yagushuka ukagira ngo murimo murajyana nka buriya super sexy uza ahantu yibereye hari kuraba yicaye muri jacuzzi super sexy hari kuraba yicaye muri jacuzzi ya wa muzungu na wa muzungu arimo ariyogereza bya buno n'amata gake muri jacuzzi uzi ibintu umuntu anyandikiye arimo arabaho kasuku urimo uratinda
Du narakubwiye ngo ikintu abantu bakunda ku isi ya rurema niba utumbagiye live ukaza ntubaga abantu batangira kugenda bavaho gake gake bunyibunyi uzi kuri nuza noneho uzi kuri TikTok ibintu barimo barandika koci yaragutamitse ubage de be. Trust me ndakwiyamye guhera none ibi kandi ndabikubwiye mbikubwiye imbere y'abantu badukure cyose uzakora ntihazagire n'umunsi wari muzongera kuzana Coach Gael umukire wa mbere ku isi wabayeho mu rubyiruko ngo umuzane mu bintu by'amabwa ngibyo ngo byabana ashobora kuba yatunga kugeza bapfuye guhera none barire ntukajye umuzana mu mateshwa nkayo ngayo shaka mbabarira kabisa ndakwinginze rwenda urimo ravugira de bene yagusigiye pate jaune ejo n'akabido k'amavuta na seleri so ibyo ngibyo rero bari bigenderaho ntukajye ushaka kuzana ibyo bintu none mwana koci ni umuntu wanje ndamukunda sha ariko koci baramuroza Dumba umva mubwiza ukuri niba ukeneye ko bakugaburira bakakugurira amavuta umuceri mu rugo n'ibiki byose jya ubivuga mu buryo bwiza murabona nko kurumana pininze nimero urabona kurumana pininze nimero abantu bakagenda bashyiraho wabikora nawe bakakuremera nta kibazo ariko ntukajye uvuga ngo baraza kuza kugugurira ngo akawunga ngo pate jaune cyangwa se amashaza amwe y'ibice ngo kubera ko ngo harabitse umuntu no ntabwo ngiye ibyo bintu bikunda pe umuntu wita Coach Gael ni umukire muzabimwubahira icyo ngicyo ukeneye kana kugurira amavuta yo kurya n'akawunga yabigukorera wanambwira giye nkabigusabira nta kibazo ariko ntuzigere ubyuka mu gitondo ngo wumve ko ushaka kujya umugaraguza muri utu twanuzana muzana mu bintu by'amabwana muvugaho ibintu by'ububwa n'ibiki byose ntago nzabona ikiko kinini ngo nkiti gitiyo ngo nzahangaha ngo ngewe ngo mvuge ngo umuhanzi runaka ngo ntiyakora amakosa bro umuntu wari wese yakora amakosa cyane cyane no special iyo bigeze kugeza umuntu wese akigiyemo nanjye sinzabo ngo nkitiranye n'umupuri iryo mba navuze mba narivuze umva ndababaye cyane kubera ndababaye nimba ibyo bavuze ari byo koko niba ibyo banditse ari byo koko ndababaye cyane ariko reka Felix azendaza kwimubaza Dumba ndababaye cyane niba ibyo banditse koko ari byo banditse ngo iki buretse gato ndababaye cyane yo reka nkubwire Coach Gael ndababaye cyane buretse gato ngiye ku making sure bro yo shauri ikigori ndababaye Yesu kuteka buretse gato ndababaye salamu Musa bimeze bite umuntu bita DJ Flix muraziranye DJ Flix nari mbonye hari ibintu banditse ndavuga n'umusaza ko umusambanyi wanjye wamubaza niba just no kumubwira niba umuzi cyangwa niba utamuzi byonyine gusa muraziranye bro sawa ndaza guhamagara ntari kuri live ndi live ntabwo nshaka ko tubivuga ndi live nyine bahita bakumva ntabwo nshaka uwo ninde ko arimo arapapa ndi live sawa ko arimo arapapa uwo ninde uziko bamwita ndo abantu bana muri comment hari ibintu bavuga tukajya tubyinognoringa uri kumva uri kumva du yo yes we bana we du no ese Feruzi suba muri Amerika du je
hari inkuru urimo uramenya kandi ari iza kera. Feruzi si wa wundi uba muri Amerika, umutipe witukuza cyane. Ntabwo nzi ko yitukuza gusa mbona nyine agenda ahinduka ari inzobe. Aha, ubwo waruzi ko urabonye story, reka mbikubwire n'abari hano babimenye. Feruzi ni umuntu wanjye, urumva? Buretse gato nyine mubwiye. Feruzi ariko ni umuntu wanjye, uziko DJ Flix yanyemereye nawe kuza hano, mbabarira sinshaka ibyo bintu byawe. Ntegereje Flix, umva? Ntegereje Flix, sibyo? Kandi umbabarire. Kubera iki ngewe mujya mumbuza, kubera iki mujya mumbuza? Dumba ndaguga. Nyibuka igenda twajyaga tumubaga. Noneho cyane na kiba kiravuze ngo reka nze mbereke sha. Noneho kiba kiramuduteje, umuzungu yarantutse sha. Tivayo hano wakintu. Iyi nimero ni iki? Nshyiraho igihumbi iri hano ni iki? Ya momo nana kera kwajya gushyiraho. Ndashyiraho dushyiraho igiceri cya 50 kiracyabaho hari. Shiraho nana shiraho rata mwana. Shiraho nkubwire. Nshyireho okay. Wabyumvise. Noneho nana uri kumva Dumba. Nana ndakumva. Noneho nana buriya nawe afite story z'aba bahanzi bro. Urantangiye umfashe hasi. Nana afite story z'abahanzi. Nana niwe mu ndetse Brian wumva. Ndashaka kwihuriza na Brian bita DJ Flix. Ino live ushobora kuza kurebwa n'abantu miliyoni 100. Nawe ugiye kumpayo se? Oya ndimo ndikiriza ibintu Kasuka arimo aravuga, nta kintu na kimwe ndabizi ko Kasuka barimo aravuga amahomvo. Dumba rero Dumba yo batangiye kugwa kuri The Ben kubera ko kiba cyarahawe akazi k'ukwezi ko kugira ngo kiye gifata mu kabuno, kiba cyapapye ngo bataza kuza kugira ngo kugira amakosa bakora. Muvuga ndi hano Ben ntumuvuga. Nana rwose kuri za gahunda tuziranye wonge nawe ntacyo nibuvugeho. Izanye nawe tuziranye sindi bubivugeho. Kuri gahunda nge nawe tuziranye sindi bubivugeho. Ariko mbabarire ni na super sexy arakubujije. Super sexy arimo arashyiraho buretse gato ndakubwira. Arimo arashyiraho buretse gato ndakubwira. Kandi sinzi icyo wabaye umunsi. Nakubwiye ngo urumva niba habaho ikintu cya mbere nzi, sibyo? Nana azi muri no showbiz yacu n'amakuru. Abo bose nta n'umwe utaramuzi. Yarayazi kera. Abo bose nta n'umwe utaramuzi. Yarayazi kera. Oya ngwino kuri live mwana. Ngwino kuri live heza. Flix namuzi ubwo yanze. Oya ngwino uri tuva nyine uri tuva. Ntago ndi bukubaka pe. Flix kumbaga kumwa mumbandi kangaye. Oya ngewe urumva bira jihad yavuze ntago ari nshaka kugenda mvugaho. Mfite ngewe ni Wumvise none ibyo Dumba yazanye? Wumvise none ibyo Dumba yazanye? Ngo by'umuhungu ngo utuye muri Amerika ngo mwabanaga muri apartment. Ese kandi none hari umuhungu bita Feruzi ntago muzi? Ndamuzi kabisa. Yahuze ariko ari umuntu wawe. Reka. Wenda wanze kuza kuri live sinzi impamvu ariko nakomeje kugenda numva inkuru ngo zo mu Bugande bamwe bakavuga ngo ni manager w'ibihe byose, abandi bakavuga ngo ni basanga uri kuri live umwana. Ndi kuri live umwana.
Ibando ko ngari ntago ndi bukubaga trust me ndakubaza mu buryo bwiza butari bukwangiriza izina numva nongera bigusubiriremo ndakubaza mu buryo bwiza butari bukwangiriza izina suko nani wewe ndakuba nakubaza mu buryo buri discipline ariko ndakubaza mu buryo bwiza siko bimeze se kuri live bigatanga iki kandi ko kuri live nshaka ngenge gusubira bro I have no idea biri kuvugwa nabyo urumva rero kujya kuri live kuvuga ibyo ntago birenze cyane nta musaruro byatanga cyane kurusha ko nimba ushaka kubimenya bimbariza bigusubize ko ageze ko turi babinge nawe so nimba kuri live se ngo bitange iki okay ndabyumva so nakomeje kumva urwo nakomeje kumva nyine bavuga ngo ni the band bari kubona nabo mwagiranye ibihe byiza muri Uganda abandi bakavuga ngo ni imbaraga ibihe byose so nagira wera ngo twagize ibihe byiza pe n'ukuri twagize ibihe ibi byaragaragaraga yes twakoze performance nziza ku ruhande rwanjye nk'umu DJ na performance neza yagize feedback nziza byatari wanaraye neza ibintu byose nta bintu by'amavunane wanaraye neza nta by'amavunane twese kwa muri apartment nziza cyane usibye ko njye nandi kwa muri apartment bo bari barimo kuba muri Serena urumva nyine naraye ahantu heza nagarutse neza nakoze performance nziza sha sari ibindira mwahuriye muri apartment mwahuriye aho bararaga nyine aho mwahuriye nyine kugira ngo bize kuza kugira no ndi kuvuga kugira ngo none wenda nyuma murafata utuntu twa petit déjeuner cyangwa se wenda lunch cyangwa se wenda byari mugoroba so mwaho twafatira ahantu hamwe bene garitiye ipimanye ntago bavuze beni gusa wowe mashaka kuzana beni kuko wenda mwagiranye ibihe byiza gusa ndikuvuga bavuze abantu bavuzemo abantu babiri ngira ngo nibo bakurikiye bavuze abantu babiri ntago ari beni gusa bavuze sibyo bavuze manager ibihe byose bavugana beni so ngira nagira ngo umenye wenda uri close cyane yawe ni manager cyangwa ni beni oyo Njye nagiye nasabye akazi njye nagiye mu kazi nk'umu DJ wagiye mu kazi njye gukora performance n'umbwira ngo turi close nta muntu turi close mu kazi njye ni nasabye akazi kama that's it akubura umuhanzi ndi gusaba collabo band sindusi umuhanzi ndi gusaba management ya band collabo cyangwa ndi shooting nimba nasabye akazi bakakama that's it then ndaba close gute ngiye ko nari mu family wa The Ben ko nari iki ariko wakomeje kwibanda cyane kuri The Ben sinzi niba ari wenda mwagiranye ibihe byiza gusa ubwo mu myandiko nagiye mbona igitaramo cyagishingiye no kare bamaye akazi nose nibande kubamvuze se kandi atari bamaye akazi abakuvuze Alex mwe wacyo yakuvuze ende uravuze ngo wibande kubakuvuze kandi nawe bamushyize mu mwandiko yes ndikubwira ko nibanze hari bamaye akazi rero very sentiment Ben bamutegurira igitaramo bamara gutegura igitaramo nawe akaguha akazi none se ngenze utegura igitaramo wose akazi ni nyiri igitaramo igitaramo zose The Ben buriya burase umuhanzi hari aho ahura no kuba yaza mu DJ none se kuki gutera ikibazo kandi ngiye nkubwiwe nasabye akazi no ko ngewe nagiye kumva numva wenda mu kazi contrat yari harimo nakuburaza ntago ngiye contrat yanjye yizi man contrat yanjye suyizi gute ku cyuma no nibyo nabasaga ngo nakuburaza kari karimo nimba rero ubaza ugasubizwa you better listen to my solution better than ntago oya ntago na judginze ntago nimba wifite igisubizo kukikumbaza rero ntago na judginze nta na conclusion nashyizeho siko musubize ntunyumve ahubwo mba nunganira ikibazo nabajije kugira ngo ucyumve neza ikibazo rero uri kungana ibisubizo kandi ibisubizo of course ntubizi ugomba kwakira ibyo mubwiye mu gihe utazi ibisubizo nimba uzi ibisubizo ntabwo wakabaye imbaza okay so no kuvuga ngo twebwe ibyo twumvise bagiye muze muyoboke mubaze muyoboke ntabwo bashaka kumuvugaho so ntabwo nongera kumubaza ni dumbe oya mubaze muyoboke ni dumbe uri kuvuga ngo ni dumbe rwo mubaze muyoboke uri kuvuga ngo twebwe ibyo twabonye twarabonye waragiye uracuranga n'umu DJ mwiza cyane nawe ndanakwemera cyane ahubwo nanjye numva wazancurangira maze tukanagirana ibihe byiza kuko wenda byagenze kuba sinzi nijye ko warabyemera ariko ikibazo kiragira kiti muri contract ariko ibihe byiza ubwo wagerayo
ntago bikunze kubaho ariko kubera we nasohoka super usohoka kubera njye ugisohoka before me ntabwo ujya umuntu kubikora rero mu kazi dukora buri make sure ko umuntu ushangira yishima yes ushanga umubiri iyo mpano no gutuma abantu bishima nako yishime kubyumva ko nyine atari kugira ibintu erega super ejo hano haje umukobwa ngo yabonye ngo boro arayigira yabonye boro ibyo arayigira ko uwo yari yamuguze ngo umukobwa yavuze ngo ni uwo yari yamuguze ubundi kuki mudashimishwa nuko umuntu abonye amahirwe yakuye gukora kuri stage nziza kuki mudashimishwa nuko umuntu upcoming yes kuki mudashimishwa nuko umuntu kwishimira ibirenze akuraho free nta kintu afite abwira abaturage nawe ariko free nta wabyanze kandi wumve ko nta n'umuntu ikibazo jewe nabonye je niba ngwende bikubajijeho nuko nabonye ko abitwa umutinganyi bita Jihad yagiye avuga ko ngo waje kugira ngo nibihe byiza no mu buriri so ndavuga ndaza kukubaza wenda niba byarabayeho kugira ngo usobanurire abantu batabashije wenda kuba babyakira nkuko wenda bakuzi cyangwa se wenda icyo bagukundira uri kumva rero ikibazo nuko ngiye gushaka kumbleminga nka hari ibyo bivuze nuko nawe uri kunyisotinga even bikumbaza umuvira kwisubiza oya ngemba mbariza abantu batari bubasha kubona access kuri wowe kubaza nyine mbaza nk'umuntu urimo arabariza abandi rero mubwiye ko nagize okay ikintu navuga nagize performance nziza nanashimira Imana ko yabaye nziza ko iyo bize kuba bitaragenze neza noneho byari kuba birenze ubona se nagize ibihe byiza of course ubona se byaratewe n'iki kugira ngo bagire ngo naho ubaza impamvu yavuye Uganda ikazima ntabwo ibyo mbizi ntabwo mbizi kandi n'ababivuze ndakeka ko atabizi ko nta n'umwe najyanye nawe so mubaza impamvu yavuye Uganda arazima yavuye Uganda akiva Uganda ahise azima ntacyo bimbwiye biriya it's just like bigomba kubaho and I'm very happy ko byabayeho nyine ko node nayo mbitegereje so wari ubitegereje rubizi mbese byabayeho koko ariko wari utegereje ko nyine umunsi uzagira bakarekura anabishimiye achievement n'atabyishimiye kandi atabyishimiye achievement yawe nta muntu utayishimira ndetse kuba waranagiyeyo nta muntu ugeze abicomplainingaho ahubwo noneho nako kantu wenda kiyongereyeho ko kuba wanaba n'umuraza mwiza nabyo urumva rero ni achievement ariko numva nta kibazo cyakabayemo kuko isimi so ninde bibangamiye ninde natse utabeza hari umuntu ukora muri libo nabona navugishije ku buryo bari ko mwari ubutabera bwihuse nibyo mvuga ikibazo nuko nabonye wowe bishobora ko byakubangamiye ukagenda ukajya kwiga ubisobanura nabonye ko yaba yaragitanze bwo zabwo ari iki hari ubwo ari icyanyu naravuze nabonye wakoze ntabwo wanditse se mu byongereza byinshi ntabwo nari mfite umwanya mfite akazi kenshi byatari imbere umugore n'urongo yamaze naravuze ntabwo umuzi super sex aravuze ngo ubundi ngo ubayeho se waragitanze ngo hari ubwo cyaba ari icy'abandi watanze ko watanze icyawe bari kuvuga nana yavuze ariko se Joskiza kurimo kumindurira ibi ngo ubayeho waragitanze ngo hari ubwo ari icy'abandi waba waratanze ahubwo nanjye nkongera nkibaza wa mugani ubaho utagitanga ariko se oya umbarata umukobwa n'uburyoshye setu umwana w'umukobwa mwiza cyane ngenda buriya mu bantu ba mbere banakwemera ukuntu mwabigize big deal we ndakwemera bya hatari ngewe rero iyo numvise wenda nk'ibyo bana bivuze n'ibiki kuri nge ku giti cyanjye mba numva nta n'ikibazo kirimo habe na gato kereka wenda bavuze ngo
kereka bavuze ngo wafashwe ku ngufu byawe kuba ari ikibazo gikomeye cyane sibyo ariko kuba waratanze ibyawe ku bushake kuba waratanze rero ibyawe ku bushake nge numva nta nikirimo kabisa so nukuvuga ngo rero ikintu kimwe wenda kugira ngo nanamusezere witegure imirimo yawe yejo urumva genda wumve ko ebane wumva utekanye nta n'ikibazo kibirimo ahubwo ni hiti so kose kandi n'ubundi ukaba waranariye na show nakuze performance nziza kurya show y'umurarya show ubundi byita opportunity byita blessing yes no opportunity byo birumvikana mbashaka wowe kuba warahuye n'umustar so atari opportunity nyine bivuga ni big thing kuva mu gihugu ukajya mu kindi gukora akazi birumvikana na achievement rwose can you let them talk yo ntabwo nabivuze ngo ngambiriye kubihagarika ko babivuga urumva just nagira ngo nanjye wenda niyumvire wenda kuri side yawe wo kubyumva no kubigira gute ariko humura rwose iyo umuntu atangiye kuba bazanavuga n'ibirenze biriya bazavuga ko wakuyemo amada bazavuga ko wagize gute ntago babura kubivuga kandi niko YouTube iremye YouTube nyine bagomba kuzana amatiki buri munsi kuri wowe ntabwo urubaka izina ntabwo urubaka izina rituma bivuze ziboneka nawe utangiye kwiyemera ntabwo urubaka izina oya njye nuko ngukunda njyewe nkunda umuntu mugira njyewe uri umwe mu bantu nshobora kureba ikiganiro kikarangira nkunda the way you talk nabonye cyane ariko afite ibintu byinshi kabisa navuye hari abagore dukora akazi katanyoroheye rero ubwo ngubwo kandi ntibanagiciye igiki aha hari ubwo cyacitse se shara umunyamafuti wabaye umwana w'umukobwa bita Fix aratubwiye ngo nicyaciwe kandi n'ubundi aracyakomeza mu buzima bwe azakomeza abacurangira abahereza imiziki noneho nabo yakumbuze aka kanya niko mvuze ariko ubushamani ufite ibibazo ahubwo ngiye mbona barasha ufite gukwiye gusengerwa ngenge nsenga ariko ndabona ngomba gusengera the whole showbiz people guys oya ngewe rwose ndakwemera kandi ebana bikomeye cyane mu bafana ba mbere y'umbaramo nana Fix n'umwemera. Yes, she's a very beautiful lady. Nana nawe ngarakwemera kubi. Yabana sana kabisa. Umwana bita DJ Flix ngira ngo mwamwiyumviye ubusobanuro atanze burimo igisubizo sinshaka kubusesengura mu buryo bukomeye cyane. Nana umuntu mukuru wumvise kubera iki murimo kumuhatira kuvuga ngo niba yaratanze ibintu niba yarabitanze ko ari ibye bundi mu bishaka yiwe nta muntu wamuhatiye kubi ase nana kutankiriyeho mfite ubwo ninjya kuri WhatsApp uretse mmushyiri nta muntu wamuhatiye kubivuga ndagushyiriraho igihombe 1 second nta muntu wamuhatiye kubivuga nta n'umuntu wamuhatiye kubikora yabikoze ku bushake cyangwa se wenda ntiyanabikoze kimwe gusa icyo nzi cyo ngo ntabwo yagiye yarwaye urumva rero ibintu bishobora kuba byarabaye nkuko bitanabaye sinzi wenda uwo byabaye ko hari ahantu yangaga kuba yavuga amazina ni nayo mpamvu nyine mwumva nanjye nanze kwinjiramo cyane ngo ntaza kuza kwiteranya na shebuja wa Dumba barere mumubwire DJ Brian ko mukeneye cyane mumuhamagare mumubwire ngo ndamukeneye cyane Brian yagiye acuranga ahantu henshi cyane Brian bagiye bamutumira ahantu henshi ariko nta munsi wari mwe nari numva ngo DJ Brian ngo yagiye gucuranga ahantu abantu bakagaruka bavuga ngo nawe ngo bakimwatse cyangwa se wenda ngo hari uwo muraranye Brian abo umutinganye Brian ntago ari umukobwa nk'abandi Brian byagenze bite bare mumubwiza ukuri so umuntu bita DJ Flix turaganiriye turavuganye nana ndagira ngo mubaze ikibazo kimwe uri umukobwa wabayeho n'umustar sibyo Ceceka Dumba ceceka mbanze mukubita umwase mu mutwe ceceka kubera iki umukobwa
adashobora gutwika atabumbuye amaguru. Atayabumbuye gute? Nyine kubera icyo umukobwa adashobora gutwika muri media nyafurika, sinkoreshe muri media nyarwanda, media nyafurika, atabanje kubumbura amaguru ngo bamusambanye. Noneho reka nitangaho urugero, njye se nasambagijwe nande wa promotinze kwamaninyo yanjye ariyo yampromotinze. Iki sigaye uri umudamu w'umugabo mbabarira simbivuge. Oya vuga I'm right here, vuga oya kubera ko icyo murimo kuvuga ngo barabapromotinga ngo baryama n'aba DJ ngo abandi bakorana ibiki. None se mumbabarire na timu blue ya Nanawe. Numva na timu blue iri kuri Instagram. Jay Squeezer. Don't bring Team Blue kuri Instagram, ntabwo iri kuri Instagram, sibyo? Nirekere kuri TikTok. Hano hari Super Sexy, ntabwo hari Mami Nanawe kuri TikTok. Okay. So bitandukanye abo bantu bataza kuza kunyagurira. Oya, urugero nshaka kukubwira. Uranyemereye mbazi. Nubaze iby'ubugoryi nagusubiza ubugoryi. Uranyemereye mbazi. Mbazi. Aha, Nana. Umuntu bita Vidi Frank nyakwigendera. Yego. Niwe muntu wakuzanye muri no mihanda. Siko bimeze? Oya. Ndabihakanye. Okay, reka tubyeme. Ariko mbamya neza ntashidikanya ko umuntu bita Vidi Frank nyakwigendera mwagiranye ibihe byiza. Mbabara nkoresha iyo terme kuko yaritahiye. Yego. Yaritahiye. Ureke nanjye mvuge. Imvugo y'Inyandagazi. Yes. Yaritahiye kandi tumuhereze respect. Vidi Frank n'umwe mu bantu bamfashije cyane, so ntabwo nshobora kumuvuga nabi. Ariko nzi neza ko nawe mwagiranye ibihe byiza. Ngaho reka nsubize. Sumbajije? Umuntu uzi Super Sexy cyangwa uzi Nana? Ndi umuntu umwe ukunda mama we. Mbure mama izi saha uwo mugabo nta bihe twigeze tugirana, nta na nimero twigeze dusharingana. Yes. Ahantu story yavuye simpazi kandi buri gihe nirwa mbikubwira. Oya ndi married ariko I have passed. Iyo uvuga umuntu ntageranye ibihe nabyo nageranye ibihe nawe nari kukubwira yes cyangwa se nkakubwira maybe, ariko niba I'm straight nkahita nkubwira no. Uwonzi ngewe ntabwo namukubazaho. Humura rwose. Kucyumbaza abatari bo. Kucyumbaza abatari bo. Uzi ko uriya muntu nibeshye nkamubaza hano, Dumba ashobora kutazongera kumvugisha mu buzima kuko nabizi wowe ugira ukuri kwinshi ushobora guhita ubirekura. Arambeshye n'ukuri kw'Imana sha umva hano urambesha Jeswi kandi tuzabipfa kandi uzi ko atari ubwa mbere umbajije umuntu n'ukuri kw'Imana simuzi twahuye rimwe. Listen Nana. Yes mbabarira wibuke ko umuvandimwe yagiye sibyo akazike kubera ko ndibuka ko icyo akazike nje sinzagenda nje nzaguma hano ariko nyine uramumbajije reka muvuge nta kintu nigeze mpuriraho n'uwo mugabo, nta hantu twigeze duhurira turi babiri, we never even shared our phone numbers. Nizo ni ex wanjye, so what? So nizo mwara naze content. Oya. Nana. Komeza ibindi bibazo. Simbuka umva kaso ibibazo bambazagura bimbaje birarangiye mvana. Uwa kabiri sinamubaza. Inde se wahehe kutivuga se kutivuga. Yewe. Ko wansabye nka kwima. Ako Nana uba ngwiza ukuri ntakubeshye pe sibyo uzi umpaye nk'amahirwe umuntu wamaze gukinyemerera uwo mfite DJ Brian ku murongo yarakinyemereye, mfite na Tesha
barakinyemereye ubu none se abo bose urayigira ubundi banza usubiza urayigira abantu mwese mukinyemerera mwese muvuga ko ntabishobora ariko bro urayigira se nabwiye Brian namwana dukeneye kuzikingirana nibura amasaha 6 nta muntu uri murasohoka mu nzu sibyo gira se dusubize gusobanurira namaze kujya mu isoko bita Walmart ngura icyo bita turuzi dumbora ziza turuzi bafata umuntu ukamuboha ukamunaganika bro bakabyita gutungika biraba byita gutungika uburyo umutambika ikintu bita akajya yumvira mu bihaha akayumvira ibirakorogosho noneho nanatumije umuti ahantu bita Bangkok ubu ndimo ndayitingira isigaye ingana iki sawa respect rwose genda message yanjye yaje wayibona asante sana ega ubundi wowe kera wari umwana mwiza sinzi ukuntu waje kujya kuri TikTok ugenda ugiye njyewe se ariko mba mpari nuko nza hano mudahari guys ariko hari ikindi kibazo bajya bakubaza kiri simple uri kumva bajya bakubaza ngo ngese live bibaye super sexy kandi live igiye about super sexy kandi oya humura mbanze ngo bazi cyane nyuma basi no tuganira ibindi sibyo nana koko utabeshye ntago uvukana na Aline Gahongayire mwaka byarama noretse no kuvukana nta nubwo turahura face to face none se abantu baterwa n'iki kubivuga ngese ndabizi kuri mama ari umurokore ngiye nkabanda akasa mutwe twahurira ubu twahurira ebe n'ukuri kw'Imana nta nubwo none se turasa oya bako byahoze bivugwa kuva na kera ibyo bigambo byose mugenda mugatura aho ngaho nyine Duma gera rero katamanutse nagiye kugira banyagiye kwituma ko wagiye uheza nibura aho gatoya none se kwituma nta muntu we ntubikora se ntabwo cyangwa ntubikora ndiyicaza ariko nana uyamuka kera twiga za segonderi wenda kuri toilette z'abakobwa sinzi niba byaraga bibaho ahubwo twiga kuri toilette z'abahungu kwera ukuntu hahumuramo ya boro bitaga kirorine bajyaga bakoresha amatoilette sibyo byabaga ngombwa hose barayikoresha ukayifungura abantu no mu bakobwa byari bihari cyako mwana nyabyibuka biriya biboro nkumirwa nukuri barayirangazaga pe ukayirangaza kugira ngo ubashe kandi rwose ugasanga urimo uraganira na mugenzi wawe wisutamiye ahubwo se ukaba uri no mu ya mbere abandi bakomeza bagucaho bajya mu zindi kandi ukabona rwose nta n'umuntu uryitayeho ahubwo kera ngewe uziko ntangiye kumenya ko ibintu by'ubutinganyi bibaho ntangiye kubimenya ejo bundi ahangaha nibwo nagiye kubona ese ibi bintu uziko twe muri interina twabaga turi nk'abagabo ntabwo byabaga 300 ahantu hamwe twese turimo turakarabira nyine nka mu gitondo tujye kujya muri classe nyine tugakaraba nta muntu n'umwe rwose ushobora kubona yanararikira mugenzi we ariko aho maze umunsi nshobora no kurarana n'umuhungu nibura muri metero 2 kirazira kikaziririzwa nese ko mwararana ariko icyangombwa ni mu mutwe bira ni mu mutwe abahungu b'iki gihe bamaze kudevelopa sha ushobora gusinzira umwana akagutandika ibintu bikomeye ushobora gusinzira umwana akakubaga agufata ku ngufu kereka nawe wabishatse urasinzira wamara gusinzira cyane cyane umwana mwe nk'ububyeri ugashiduka umwana yayigutambitse da none se hari ahantu ko haba hafashe yajya kuyishyiramo utabyumvise ntabwo mbizi ko hafashe nana wowe ukabyarawe igihe ntabwo ndagerageza gukorayo hari ahantu ujya kwicaza gatoya warwaye constipation ukarwara icyumweru cyose ubu bajya imyiratata mu buganye ugenda ushaka kuyifunga
ubwo koko bajya kugeza cyerekana we ari inzovu nyine Nshanze ubu nagakunda ibyo biboro byahinyuma inzovu yikundira imbere ndavuga uburebure nibyo nshatse ni tell me tereka uwo muntu nzovu nagakunda biriya by'inyuma no you got me wrong ese nkawe w'umukobwa kandi ukaba warabaye mu bihugu byo mu mahanga nta muntu mwigeze muhura nawe ngakubwiye ngo tugerageze w'umugabo w'umugore nyine umugabo akakubwira ngo reka tugerageze n'undi mwenge none se ko ngira umugabo umwe undi twahuriye aba ari uwahehe mbere oya reka ariko se umuntu ajya kukubwira ngo hindukira abona ko nawe nyine nawe bikugaragaraho ariko wabimbwiye no kuko ibana naguhindukiza nkashyiramo intuzo sipana ahubwo ngo hari abahungu nyine batajya bagira imikino ngakubwira ngo reka tugerageze sheri ubwo si ubwo ngo aba ari sheri umva shaka ngo buriya ngo hari ibintu ngiye ngo nkunda ngo utajya unkorera niko agenda kubwira nahita nkubwira aho wagiye aho wabitangiriye subirayo uragatsindwa n'Imana ese ntabwo uzi ko bibaho ibyo bintu nyine bibaho ariko nyine n'abakobwa babyemera nabo ni imva guys mumbabarire that's my opinion ntabwo imbere habaye iki kwari hashyuha ko hari ngo umugabo ngo harambirwa imbere uri kumva naharambirwa ambwire ntahajye gushaka undi kugenda kumvisha gake uburyo n'inyuma hageragezwa n'ibiki byose ariko aho inyuma twembi turahafite ni ukuri ko Imana wibeshyuka uri kwa kundi iri inyuma ugashyiraho by mistake najya kuri Amazon nkayigura nkagusungiye nkaguhengera uryamye nanjye nkayigusosekamo ni ukuri ko Imana ntabwo naguhereza ukamubwira uti sasa rero nawe warabigerageje ngwino nanjye nkwereke hari umwana wigeze kumbwira ngo baramushutse nyine bamuha ya pozisiyo y'inyuma ngo uriya arangije ahita akubita ahatari waravuga ngo ariyibeshye ngo arayobye ikintu nagukore naceceka ubundi nkajya kuri Amazon nkayodaringa ya yindi ingana n'ukuguru kwanjye ubundi tukajya muri pozisiyo tukaryoshya umva nanjye nkakwishyura nanjye nkavuga nimva nagira ngo wumve uko bimeze icyo gihe ukubita yo kugarama akagarama epfo nawe ukagarama ruguru ugahita ukizana nawe yamaze no gufunga tugifata uti kubu ugahita ugisesa ugahamenya ntabwo naguhereza wibeshye ni ukuri ko Imana se naguhereza ariko hari igihe umwana kuryoshya nana akakuryoshya ugashya hariya wenda wandyoshya nkaguha ntarifite gahunda yo kugwarira mwana reka namiryohereze wandyohereza ngo unyure hariya hantu ntabwo bishoboka utangiye kubona umugabo yatangiye kugenda agira uwo muco ukuntu umuntu nyine atangira kugenda yigana indi mico nyine isi yarahindutse akagenda nyine yigana indi mico wenda abandi bagabo bagenda bamubwira Imana ariko Jeswi tuvugisha ukuri Imana iguhaye umwobo umwe sibyo ufite icyo ukora n'undi ufite icyo ukora urangije yose uyikoresha iki my dear no kareka niyo Mana nayo y'ibibanya avuga ati umva uringaye ariko kugira ngo none se ko hari igihe umuntu aba arimo ararya akantu bagahusha nyine aho ngaho wibeshye ugahusha niho nanjye ngenda nkayizana nkakubwira nagira ngo wumve ukuntu nyine nanjye nabaye guhusha byo biba paraxida ntabwo wabimbwira ntabwo nabyemera uhusha ute ubwo nasamye bigeze hehe ku buryo ihubukayo just like that ikajya ahandi nakubeshye ntureba nkanjye nibita wa mwana w'ivide sibyo uriya bitewe n'ukuntu arangaye wahusha mwana ahusha waramubonye ungana uriya mwana yesu we mundebere none comment zihano
yewe bari kuvuga mu iki umva no njyewe wibeshe nuko ntawe urahusha ni ukuri kw'Imana uhushije ntayiguze ngo mbikwishyure cyakora nabanza nakuruma rimwe nawe ukabyumva ukayiruma yego habaho urugingo rwa ariko byaba ari kimwe kimwe byaba ari kimwe kimwe urugingo rwa mbere rworoha ku isi none njyewe hariya nanjye twajya mu rukiko nkakubaza hariya hashinzwe iki hashinzwe iki wajyaga ujya gukora iki wajya none se gukora iki nose ko ushakanye n'umugabo w'umutanzaniya nuko ndiwe wamaze kuba married ariko ushakanye n'umugabo w'umutanzaniya byanze bikunze hita umenya ngo mugomba kugerageza uwo mwobo none se mujya gushakana mutabanje guteretana subiza murabanza mugateretana right hari igihe umuntu akujijisha agenda gake ntabwo kereka wenda bakuroze da cyangwa bakaguhunika mu bundi buryo ariko no yabyiswe no k'Imana biriya bikorwa n'ubundi n'umuntu wabikoze abishaka sibyo akabiryoherwa agakomeza ariko ntabwo umuntu yaba atabikubonyeho ngo none hajye kubigukoresha ntabwo bishoboka kandi anabigusabye ufite uburenganzira bwo kuvuga no sibyo ni ukuvuga ngo niba hari imbere hataguhaza either ndi munini cyangwa se wowe uri mutoya sibyo genda ushaka uwo mungana rero nese ko ufite umugabo munini wowe buri uranyurwa ntanyurwa hari ahandi wari wansanga turabizi se niba ntabyo muzi nyine nuko wowe ibintu byawe bikora bucece shabyihorije ese kandi bivuge ibyo ukora ubikora bucece wabivuze bivuge sinkwaye uburenganzira sheri wanjye yivugire bivuge urambwira ngo muri mariage yawe ngo nturagira ahandi hantu unyura njya gukora iki icya mbere urukundo rurahari ndabyumva ariko mu gitanda ni tayari kandi useka abantu banini kandi umugabo wawe andusha ubunini no ubunini nshatse kuvuga ni hariya ushobora kuba ndi munini umugore yagutse umugabo wari mutoya you get my point cyangwa se we bigatuma umugabo avuga ngo ntabwo anyuzwa arashaka kujya hari inyuma iyo niyo sije twari turimo wese wakoresheje iki kugira ngo ntiwaguke sinkora iki wakoresheje iriya sinaguke none se kuyugumya n'umugabo umwe biguma kuri pozisiyo imwe kereka ngiye nkahura n'uwo batangana ni ukuvuga nibeshye nkajya hanze yamfata kubera ko nuvuga ngo iforunye ni kuriya nyine sibyo nkaza yamfata kereka ari imiterere yawe ishobora kuba yakurura abakobwa cyane nta mukobwa uragutereta nta mukobwa urantereta se yamperaye ni ukuri ntawe wagiye nko muri club umukobwa akakubita ku kibuno n'umuhungu akakubita ku kibuno aba bazungu bo barabikinisha cyane akakubwira nyine urujya uri mwiza nawe wamubonye ko nyine ari uwo muri ubwo rwego rwe ariko nyine utimubwira no icyo nkundira abanyamerika nawe urabizi iyo umubwire no njyewe ndi straight arikomereza nyine ari kuvuga ari nk'umuhungu cyangwa se umukobwa hakagira umuntu umwe ugukubita ku kibuno kwa kundi ukuntu nyine bitangira nyine gake gake ariko kubivuze nk'ubizi yuko mbyangana si ubizi ko mbyanga ko nkubita ku kibuno nase kugukubita ku kibuno bivuga ngo aragukunze hari no kubitaje kureba niba ari fake cyangwa se akiri original ntabwo uzi ukuntu bibona bikiza ukuntu batujombaga ntuza kirida muri club cyakora reka mbwira abantu niba uzi ko nawe uri mu bantu bakoze ako kavuyo Imana izabibabaza sha mwagiye mutujombagura amakirida muri club ngo mureke ko twambaye ibikariso agashaka wowe ni cya kera kabisa kera njya ndeba amafoto yawe njyaga ndeba amafoto yawe kera ngewe
tuvugana rero navuye no gukora surgery mu ntego ntubabona ko naheruka no gupostinga uvuye gukora surgery uretse uzi icyo bita Barbie ese ndabona guteye neza wagiye kongeraho iyindi iki nari nabyibushye nagiye noneho kuringaniza fresh none se iyo bakora surgery uri kumva n'intuza barayongera gahunda kwa pari none se gahunda ihuriye n'abagabo y'abagore se bayikora bate nsigaye mbona reka nabyo bisigaye bigezweho umuntu kwambara ipantaro agahita hari amakariso ateye nk'iriya ntuza neza urayambara ukagira ngo niyo umbwire nze gushakira kuri Amazon nyikohere ukabona nyine kirisatuye ukuntu ukabona nicyo kandi ari urukariso yambaye ese ariko umwana bita Dabiju wa mwana bita Dabiju arateye kukurusha Nana abateye neza kundusha ko ari benshi se mama kuvuga apana kuzana ndi kuvuga Dabiju ntabwo I don't think I'm following ntabwo ndamureba ntabwo muzi tereka niba muzi kurindi zina bamwita Dabiju iyi nambara Nana ugiye gutangiza iyi nambara se kandi nkuziki no hari ukuntu uzi umuntu listen hari umuntu ushobora kubaza ngo Nana uramuzi akakubwira ngo ntago muzi wamubwira super sexy akakubwira ngo super sexy ndamuzi you get my point right urabyemera ibyo ngibyo mbona byumva ariko icyo nkubwira cyo kuri Dabiju bano bana barimo recording bagaragaza uburyo kuvuga ko Dabiju utamuzi none se nitegeko kumenya umuntu Dabiju nitegeko Dabiju arazwe tereka niba cyangwa muravuga Biju Dabiju nyine nose Dabiju na Biju ni bamwe dore Dumba ukuntu ari umugome arimo araguteranya na Dabiju agahita byandika kandi muri kumwe nawe kuri pani imwe ngo ntabwo uzi Dabiju wabonye ngo ex wa Yago sorry amakuru y'amanyarwanda ntabwo nyazi no niba tuziranye nkaba namwibagiwe ubwo akarakarana uburenganzira bwo ariko niba mvuze ko ntamuzi ese narenga namwe nabizira shiraho ifoto zana face bring the face kurura face makabyara musunda mureba Dabiju n'uyu nguyu yarafungiye muri gereza ya Mageragere shamba mutereka ndaza kumureba ndabizi neza ko Dabiju muzi no nyine wasanga muzi ariko nababaje hari umuntu ukobwa nzi witwa Biju sinzi niba ari we Dabiju rero uzi n'uwo ngo nkweretse ntago ndimo kumureba neza ukuriye telefone na waretse koko niki se nkora iki kunzana iterabwoba n'uyu mva mujye mumvanaho izo saga zanyu zidafite umutwe n'ikibuno ntago njya muri saga urabizi rwose nta content ntago ndi hano ngo ndashaka kubaka izina abashaka kubaka izina nibo bajya mu bintu by'ubufunge nta zina nshaka kubaka